arancunaguza aranuka ejo bundi noneho ubwo yarancyuriye ngo ubanze ari abazimu ba mama bandi ubu koko mama sinzi ahantu bamushyinguye ubu mama niwe waje njya mu muzima ntabwo nakwemye kujya uvugira imbere y'abashyitsi ntabwo nakwiyamye nta soni abashyitsi bari muri salo nawe ukavuga utangira no kujya uvuguruza akose mani je muri ikigoryi uri ikigoryi nese wakigorgiye ko nkubwiye ngo tujye mu mitaka ya ino mitaka bano bantu bo ku muhanda ukabyanga warangiza ukambwira ngo twigire ngo aba pastor ngo ibiki n'iki byose ntago ari guteka umutwe nujya kwa pastor bwo ntago biri bugukurikirana gukurikirana gutese nese ninde muntu hanura wumva leta yakurikiranye wari wumva umuntu hanura leta ivugenda ivuga ngo wahanuye ibiki bakagufunga baza noneho bimbwiye umvi ariko hopo hani sono ugira uratinyuka ukanywa fanta umwana wanjye uzi ko agiye ku ishuri iyi ngiyo yewe ubusabane wakoze niko iyi fanta umwana wanjye agomba kuyinywa avuye ku ishuri nyuma cyayiwe maze vuba Sister Nijyo hamagaye. Niwe mamagaye. Bete se? Ni byiza. Makuru ni meza. Wow. Narakubonye rero. Aha nifuza kuvugana nawe. Njyewe? Yego. Hehe. Ndakonyana kuri botike yo kwa Makeza. Shangiye ko wajyaho no bwa mbere mubonyeze. Ngiye nayo mvuye mu modoka ngene ngiye kugutuma botike ariko narihutaga. Ariko nyine narakubonaga. Byashoboka cyangwa wenda haraje narangaye sinkubona cyangwa mbyiteho. Ni kibazo bibaho. Okay, witwa ndetse? Nitwa Hope. Okay, nanjye nitwa Liti. Nishimiye kubamenya. Okay, nanjye ndishimye cyane. None se ko ndabona gufite agahinda. Njyewe ubu ngiye ndagusabana cyane ndavuga. Ariko muri sano ntabwo mvugana n'abantu benshi cyane ariko ntabwo nkunda kuvuga cyane ariko bisanzwe ndavuga. Nshaka kuvugisha rero. Nta kibazo. Yego. Ufite ababyeyi se? Sawa. Ababyeyi banjye bose Yes we. Birababaje. Ngiye rero iwacu ndi umwana wenjyenyine bana na mama twenyine turi babiri twenyine ariko ngiye ndikwana nagufasha mfite akazi byose nta kintu na kimwe shanjye yamfashije no kuri nazakwitura kuko wabungiriye neza yaba ari we mugira neza wa mbere mumanyanye nawe kandi ni nawe inshuti ya mbere ngize hano i Kigali. Ngiye ridi rero nkunda gufasha ariko ntabwo ariko abantu bose bafasha ariko Hope nkwemereye kuzigufasha by'ukuri ibintu byose nkagufasha nawe uzambwira ubuzima bwawe umbwira uburyo bimeze unsobanurira byose nanjye nkwemereye kugufasha mu kintu cyose. Uzaba ukoze cyane Imana izakomera. Ubise amafaranga ufite wenda ni Yes we. Birababaje. Ngiye rero iwacu ndi umwana wenjyenyine bana na mama twenyine turi babiri twenyine ariko ngiye ndikwana nagufasha mfite akazi
byose nta kintu na kimwe shanjye umfashije no kuri nazakwitura kuko waba ungiriye neza yaba ari we mugira neza wa mbere mumanyanye nawe kandi ni nawe inshuti ya mbere ngeze hano i Kigali. ngewe ridi rero nkunda gufasha ariko ntabwo ariko abantu bose bafasha ariko hope nkwemereye kugiye kugufasha by'ukuri ibintu byose nkagufasha nawe uzambwira ubuzima bwawe umbwire uburyo bimeze unsobanurire ibintu byose nanjye nkwemereye kugufasha mu kintu cyose. uzaba ukoze cyane imana izakomera. ubu se amafaranga ufite wenda rero ngewe ngiye kugufasha ikintu cyose uza making sure yuko umeze neza. byanongora kuko ntabwo nari nakabonye umuntu ngirira neza niyo byaba ari ibintu byoroheje. Okay, muri salo zazo umbaze iby'imyenda umbaze inkweto amafaranga ukeneye kimwe cyose ndakikwemereye. uzaba ukoze imana ikomera umubiri. Okay, nta kibazo nihutaga mfite akazi kenshi reka mbe ngwayo mfite hano ndizera ko araza kugufasha sibyo. urakoze imana igusubiriza aho ukora. nta kibazo wowe kandi ndabizi bizagenda neza nimara kugeza ahantu nshaka kugeza maze kugura ibintu byose nzakujyana mu rugo ugiye kubaho neza sibyo. ubundi akazi ngagushakire nawe umukobwa mwiza bakwifuje abakugiye nabi bose ndabizi ko bazakwifuza. urakoze cyane ni imana ikunyohereje ari ngufasha. oya nta kibazo ariko umva reka njye guhaha n'ubu atarahinguka ngo hatangire ambaririza mbure kuko uriya anti wanjye mva ni umugome ubu sura y'amafaranga umpaye uzi yibeshya akabimenya noneho sinjya ngo yankubita gusa ahubwo banza yakingura ndi muzima. umva ubu nyine kuyahisha nkayahisha ahantu kurya atari buyabone ahubwo ntuzajya ukenera no kuza kundera uzajya uza wihisha kuko none abimenye ko ari n'umuntu tuziranye banza yahita nanyirukana mu nzu. Iki kibazo ufite no fone se telefone ndayifite. ko yataye batteries nako yataye ibiki cyane iyo telefone nyine nabashije kubonera ubushobozi. ikibazo ngaho imana mbaye ni izo ngizo rero telefone ntabwo yigushaka ushobora kugura telefone utamenye ibyo byo rwose umva ko wamenyemerewe gufasha ubwo ndabyanze uzi none urayibonye yesu banze none yacurika umutwe muri wese neza bakajya kunshingura. umva n'iyi ngiyi uzi mwese ujya ngo si yari nzima ntabwo abagira mpamagara amaze ng'ibirayi byahiye ibitoki byahiye iki ngo koropa ngo fura ariko nibyo ngibyo gusa umva nugimara kugera aho ushaka kujyana shakira ntakiba muri raro nakunda ariko ugiye kukugira ngo mpera mu zawe ugiye kugira ngo no kugufasha ibyanze wanjye zatuma ku telefone sibyo. urakoze bye umunsi mwiza kandi yo guhaha. ibintu uhoramo by'abagore n'iki ruriya rugo rwawe ko ruhora rucumba umuriro bite byarwo buriya byibere mwa singa mugore usko buriya ushaka kumukuraho n'igiceri cy'icumi iyaba byibura utamukuraho amafaranga ariko ukamukuraho icyubahiro ko mbona yaba ari amafaranga yabuze n'icyubahiro byose wabibuze byagenze gute. none se ko ari ukora wenyine njye nkaba nirwa mu rugo usibye ko muri iyi minsi ho nabonye akana k'agakobwa nyine kari turi gufatanya mu mirimo niyo ubona ibintu biri kugenda neza ariko ubundi akaro wabaye nganzwa rwose singiye kugira ngo nkubeshye uretse ko ngiye nkiri umusore ariko ngiye ndamutse ngize igihe cyo gushaka ntabwo ngiye umugore nk'uriya nshobora kuba ntabwo niyo nagira umwaka wo kugira ngo mpure nawe kuko amahirwe ntabwo nayabona ntabwo uriya ngiye nabana nawe c'est vrai. ahubwo cyagiye wari waje kundeba ngo tuvugane ku bijyanye n'amafaranga ahubwo Karori rero sibyo va mu bwana va mu mikino buriya gituma umugore wagusuzugura ukora ko nyine nta mafaranga ufite nkuko ubyivugira sibyo kandi n'akazi hanze aha ngaha muri kino gihugu
akazi kabona bakeya sibyo mbo hari uburyo njye mfite twabona amafaranga sasa habona amafaranga yego bigutangaje amafaranga hari uburyo twe dukoramo kandi amafaranga turayabona tukigura icyo dushatse tukajya ahantu dushatse hose tugatemberana n'abo dushatse sibyo kandi nta nkurikizi bafite gusa mubikora mute ahubwo wowe wakabwiye kumbwira ngo uri tayari ku kintu kirimo inote mwana zina kera mba ndi tayari ngiye ahubwo tubanza tumwemo ngo Karori nakubeshye nkubwije ukuri sibyo tw'amafaranga turayabona ariko tutuyabona gute duteka imitwe yes ese imitwe yawe mwana igifata imitwe irafata cyane sibyo mbo turatubura sibyo cyane cyane dukoresha amatelefoni urumva ko ari uburyo nyine buri online sibyo hano hanze hari abantu bafite amafaranga bayicaranye n'umugore wanjye regara yafite of course mbo abo tubanza kugeraho bwa mbere ni utwana tuba twicaye mu mitaka tuba two muri za MTN za Tigo za Airtel ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo turatwana bura twicarana amafaranga menshi cyane muri ya mitaka sibyo urishobora kugenda ugiye kumuguraho amayinite cyangwa ukagenda ugiye kubitsa ni password yonyine bisaba kugira ngo ubanze umenye password ubundi uhita umurangiza sibyo si icyo ngicyo gusa hari n'ubundi buryo dukoresha duhamagara abantu mu mago yabo inungu babirimo birikora hari timu nkorana nayo dore nk'ingi bari message bije sibyo yego urabona ko nari ibihumbi 50 ya ubaye amafaranga rero ababonetse gute we aba aho ari uyu mutipe turimo turavugana ubu ngubu ari ku Gisenyi ababikoreye ku Gisenyi ngiye kubera ndi nahanga agahita byohereza nahanga wumvisha ubonye aya mafaranga mu kujya kuyarotira nta nkurikizi ngomba kugira nta nimwe sibyo rero tubikora gute n'abantu bicaye mu mago yabo twe turaba telefone akubwira ndi kanaka nkora ahangaha ndi umuntu ukomeye gutya na gutya nkabanza nkakumvisha ku buryo no kugutera ubwoba ngutera ubwoba sibyo iyo maze kumva rero nakumvishe neza nagufatishije musaba amafaranga yose nkeneye ukayanyoherereza sibyo rero nkawe ufite amahirwe nka 90 cyangwa 88% yo ko wabona amafaranga uhereye ku mugore wawe amaze muvugishe kugira ngo Alo ndakumva ariko si wowe amafaranga ubu tuvugana message ndayibonye amafaranga sibyo ariko ngo ntago ari buno buryo akagombye kuba wabikozemo sibyo aya mafaranga unyoherereje wagakwiye kuba sibyo wabanje kumbwira nkabanza nkazana ya nimero itari yo twakoresheje ejo urabizi ko gukoresha nimero imwe ukayikoreraho amanyanga kabiri wikurikiranya ntago biba aribyo sibyo baba bimbwiye kare ariko okay fine byabaye byarangiye ahubwo dore icyo tugiye gukurikizaho hano ndi kumwe n'umugabo bamwita Karori sibyo hari umuntu turimo turashaka guhita turya kano kanya tuvugana sibyo biroroshye n'umugore we biroroshye twabiganiriye kandi turashaka guhita tumurangiza ngo direct tuvugana oya afite amafaranga menshi arahari ngenda bizi nyuma y'amasegonda 30 tongera umpamagare Karo dukora iki icyo numva twakora uko wabimbwiye umugore wanjye kumwita umusohokera message mbo icy'ingenzi mbere yo kugira ngo ukomereze message wabanza ukamuhamagara message itaramugera gusa of course nimero wayimpaye ndayifite
sibyo njye nakagombye kubanza nkamuhamagara nkabanza nkamubwira uwo ndiwe ku giti cyanjye sibyo kugira ngo n'amafaranga tubone ukuntu tuyafatisha sibyo reka mbikore nawe ugerageze reka ntabwo ari ibintu biba bigoye Karoli twebwe aka gakino twakinjiyemo kuva kera ibyo tuba dukora tuba tubizi sibyo tuba tubizi nta ribi rwose Halo? Halo, mwiriwe neza. Hano turi ni kwa muganga. Ngenda umushoferi. Ndi umushoferi. Ni Gasana we ko numva ndakuzi. Okay. Duheruka guhurira Kimisagara. Twahuriye niba ntibeshye wari urimo ha shoppinga uri gushopinga imyenda wari uri mwibaro. Yes. Iki gihe twaranaganiriye twaravuganye. Sasa nagize ibyago narwaje umuntu. Ubu turimo kuvugana bari kunsaba amafaranga 100,000 byo kugira ngo bamuvure akire. Ariko naje kubera ko bamuhagaye uko yagize ikibazo ni imodoka yamugonze bamagaye ndi ku kazi kandi nta mafaranga nari nitwaje. None ndimo ndashaka yuko unyohereza amafaranga byibura nk'ibihumbi 100 nimugoroba nintaha ndaza kuza kuyakoherereza. Mbo ikindi ntago ndi bukohereza ibihumbi 100 gusa. Ndaza kuza kukurengerazaho nk'ibihumbi 30 by'agashimwe. Nuramuko ubikoze kano kanya ramufashije. Yego. Nta kibazo kuva muziranye buriya reka nzenya koherereza ariko rero ndayakeneye uzayansubize vuba. Ndayakeneye uzayansubize vuba rwose. Nyine ndakubashye kubera ko muziranye. Ariko ikibazo cy'amafaranga nawe urakizi kirakomeye ariko sinamutererana. Buriya ziguhaye nyine anyizeye tu. Sawa reka nzenyohereze. Asante rawo bikoze neza cyane. Se shofe. Karame. Buriya bohereza amafaranga kuri mobile money urabizi ibyo bimenya. Karoli. Wabyumvishe. Akose usanzwe uzanye n'umugore wanjye. Rega Karoli reka mubwire. Sibyo. Ura nta batazakubeshya ngo hari umuhanuzi uhanura. Wumvishe ibintu byose bipfira mu mutwe. Arabyemeye se koko? Yabyemeye Karoli. Yabyemeye. Urabona icyo yamba ndimo ndabira hejuru y'akano kazi mba ndimo ndakora gashora kwa kaba file. Ntago bishoboka. Ikintu nagiye mu cyose kiba success. Eko munsi mwafashwe nzane mu majwi. Twebwe ntago nabiri cyuya sibyo ngo ibyunzwe bimanuke ndimo ndakora ubusa. Kira vuba yohereze tuyambere byeri mwana. Urebye. Ariko se umuntu yabara umuteka mutwe shofe ntabigenza. Ntawamenya kabisa reka nkamenya biki gihe bose basigaye barabaye abajanjawide. Ngo yitwa Gasana. Ubaziranye rero. Sinzi nawe musaba izindi formation zindi ukamenya ukuri ko. Taza kwira ubusa. Ntabwo nagomba kwirwa mubaza nawe yahita abona ko ntakimwizera reka nzenya mwoherereze. Uko rero fata umwanzuro. Karo ntabwo biba byoroshye. Ndabibona. Sida message jesi. Sitrebe. Ibihumbi message yaje ibingibi ni ibihumbi 73. Noneho ngiye sibyo reka njye kubikuza ndagaruka musanga hanga. Reka sigare nkwa ahubwo. Oya nta kibazo. N'umukobwa zane n'utundi. Nta kibazo ndahita ngaruka. Mbega ubukire. Wanyana ngiye kujya nkura amafaranga kabisa.
menya nywera. hano nayo ni ikirange noneho nta amazi ahari hano muri robine yabuze ubuse noneho ubu ngiye kujya kuvoma noneho ubuse kuntu numva se nta n'imbaraga nifite ku mwana we ako ndajyayo noneho asanze n'amazi ahari yakwica umunyarwandakazi noneho se namukira dore ko amahane ye ari umunsi